Kuganza gushaka ntakagushakira. Turavugana n'umuyobozi wa VTC mu Rwanda tubafashe iki? Cyagiye ubwo duherukana wamenye Iyo nyana y'imbwa sinkikeneye no kuyumva mu matwi yanjye. Sinakubwiye ko tugomba gukora ubuhanga. Sinakubwiye. Uzaka inguzanyo kugira ngo ukunde ukora ubukwe. Ubwo ngiye nzitwa ikigo ngo Mwana wapi? Reka tujye mu cyumba. manda ntazamiro. Reka. Deja, ubu batubwiye ko muri buke. Reka muzo gatsi bwarabuze w'izuba kandi urabona amuga bayicariye hariya se naje bwazi giye naje zaza giye n'izino. Urasubira kuzana umuntu. Turabira mukuru wanjye nawe rega yasubira. Ese rero makuru ajya kwa yagiye yicaye hari. Wawe wenda ndabona yirakaje. Sinzi ko ngorashaka gukora mu bukungu bwa miliyoni. Miliyoni da. Baraho ese ku munsi cyangwa ukwezi. Yewe reka maze ntuye buno bwatsi no kumva unuzubimbwire neza. Ariko umuntu uri gutabwaga gukora ubukwe muri sale ya miliyoni nta bihumbi 100 afite harya mwande bagiye gushishira muri sale yanga hagati ya 50 ndakeka iyo yikokoye ni iyijana ahubwo ndiravuga ibyo ngibyo namaze atungira ibihumbi 10 kujya muri sale za miliyoni izo modoka zihenze azabone kuvuga ati nanjye mfite icyo nakoze naho ubundi ibyo ntababivaho Umbaza babikura. Maze bari gushaka mu mutize byashaka ngo ritanga ingwate kuri banki. byashaka byo mukabande se Byari binini. ariko datekereza ikindi ubukwe n'ishyamba naho bihuriye ntaho bihuriye ngo umuntu ubukwe ariko uriya muhungu wawe kiba bari kunsesa ni mukuru wanjye imfasha atafite nta kirakora ubutwe bwose bwacyo babaye imvi atararonga ugasanga turagendesha yashatse ko arogoye mu by'ama miliyoni ibyo ni ikike ko ntabikora birekana n'imbwa azashaka yajya kumukira cyazatora ubundi Mukamenye. Urumva neza. Ujye umenya ko nkuruta. Ibiki nta nawe neye. ese ubu ngubu ushaka kunkanga wowe no kubona usumba cyangwa se uduta urabona reba ntabwo Reka. Ave mutarwara cha musige. Mukamenye. musiga mu muze wahise jya nkakwiye ko Mumenye. oya mumenye nta cyane warashaka kwikuranya isoni n'imbwa urakoresheje maze ahantu bere mbwa igitanda amafaranga akora igitanda yakora ubukwe Allo? shira makuru Waramutse. Okay. Kono utavuga neza nk'ibisanzwe. neza ko nabaye neza shira bikabanza nkubaza nta kintu gishobora kubaho ku buryo twatana Ni ukuri umva si ukukubeshya nta kintu wakora
Nge nzakwanjye si urumva cyanavuye kuri ntacyo singukunda se ntubizi ndawukunda wallahi nyine cyagiye ubwo duherukana wanteye ngo gute nge naguteye inda gute se ntabwo ndi kubyumva umunsi umwe se kweri alo alo kandi barabimbwiraga inshuro imwe ntera inda no ibintu ntabwo byumvikana si kuki ari njye ibintu byose bijya biziro babarira urangije umuti mwana uziko mvura amaraso mwana ndebera sheri amaraso mvuye karibu mwakicara ni amahoro se amahoro namwe ni amahoro nitwa Mihigo Venuste hagarariye umushinga bita VTC ukorera mu Rwanda ndetse no mu mahanga sinzi niba umushinga w'abuzi cyangwa Rwanda Rwose turagusobanurira ni mugenzi wanjye ashinzwe ikoranabuhanga muri uwo mushinga nawe yabibwira. Murakoze nitwa Songa Kwenti nkuko wabivuze dukorera umushinga wa VDC amagambo arambuye bisobanura Vision Development of Society naho abanyamerika ukorera mu mahanga no mu gihugu cyacu bagezeho ngiye nkaba nshinzwe gukusanya amakuru kuri teri impande n'impande nkayohereza aba boss bakuru bari muri Amerika kugira ngo barebe ko raporo zigenda neza nyakubahwa Mihigo mwakoze amasobanuro y'umushinga wacu. Okay. Ni umushinga w'abanyamerika nk'uko twabikubwiye ukorera muri Afurika ndetse by'umwihariko mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Ni umushinga ukorana n'abantu bakoresha amafaranga nibura atarenze miliyoni 5. Ubwo rero iyo utagejeje kuri miliyoni 5 turagufasha kugira ngo ubashe kuzamuka tukakongerera ibikorwa mbega ku buryo nawe wafasha n'abandi muri rusange. Dutanga amahugurwa tugatanga n'ubushobozi tugafasha abantu. Tumva umushinga wanyu yaraje ukenewe ariko buriya dukoranye byaba ari byiza cyane ko hari ibikoresho byinshi bura ahubwo mwambwira wenda icyo bisaba kugira ngo nanjye be nakinjiramo wenda dukorane. Urakoze. Icyo bisaba nibura umuntu ubyumva iyo umaze kubyumva turakwandika mugezongera kwandika mu kukwandika utanga nibura 100,000 by'Abanyarwanda kugira ngo ubashe kuba umufatanyabikorwa noneho ibikurikiraho natwe nitwe bireba. Okay. Noneho 100,000 ndumva atari amafaranga menshi gusa muri iyi minsi hari ibikoresho bijyanye n'akazi nayo naguze urabona bimwe ibikoresho
wanyemera gatoya nkajya ku ruhande ngahamagara nkareba ko bayanyohereza. Okay, urakoze. Ubwo urabigira vuba ko dufite abandi turi gusore. Murakoze cyane. Abantu si abatekamitwe ra kubona biyambarishijwe ubu badge. Uwahamagara ziriya nimero zabo zacamo kanze nzihamagare nizidacamo ndahita mpamagara RIB. Salama se boss. Bite? Meze bite? Sawa. Itondo cyiza. Nawe. Kumbona wambaye agapfukamunwa wipfutse murara mwirinze mu buriri. Oya. Nawe umukozi wawe w'umukara uje kureba. None ko wipfutse mu buriri bite boss? Nawe uja? Nje nyine ngo twigire ku gatigito. Imodoka yahageze se? Imodoka? Imodoka? Ubona ni aparitse ariko. Yaje? Imodoka y'umupakurura yageze ku kazi. Yo gupakurura tizo cya gishoferi gihari. Nayo ni ingi iparitse aha. Mwari si boss. Meze bite se? Ni sawa. Nawe muri minsi ntabwo mbaniye neza. None gute se? Nta kantu uri kunkaraga. Se ko muri mitsi yareze ndi kunteje mu gitondo. Ndi gusoma ejo. Ayishinyagura. N'inzoga zarananiye. Cyakoze muwe na shoferi aragura tuzaniye umuzigo. Arafite akamina tumwe oke. Ariko sinyimwe inzoga. Amafaranga nakura ye. Ubungu wo gusaka yagusangana amafaranga warabikoreye. Yesi njya ndara undi mu buzima. Njya ndana amafaranga. Reka. Yani yasinezite zo muzuru. Oya yuko. Mabune. Yewe nibereho neza mu mahoro. Twanyimita n'urya bikarangira. Ubwo se bukeye napfuye. None umukozi amagambo yamurenze da. Yarishinze kwasa. Urabona kwemera. Muri bisinanga. Ntabwo akamana ikibazo buriya. None amagambo bafite. Gusa twayina. Simura akazi neza bazuma buja mbere ubutanga buhamye. Yewe undi ngora nitanga n'akazakara. Cyamukora corona ko tasabye. Kubera ibyuma buje dukorane yanaraza gafuni. Mungu naye bari kugenda ibindi imiziki ya kinyatrap. Mbari kungoma tu. Abishyi. Ako tugasohoka ngo tugendera. Yewe ndaje. Umugabo umunsi banza bwaraye mugize ukuntu. Aho bimeze fresh umunwa wabaye muremure. Ariko wabigabanya amagambo yawe. Bose ndabeshye se. Bimeze. Aho babuja wese no kumwatsa ariko byiwa buri munsi. Bose nari ariko turi kumwe. Okay. Kabanje n'yo gukora tuma kugira ngo twira modoka. Nari uko ngori. Muravugana n'umuyobozi wa VTC mu Rwanda tubafashe iki? Niga nasonga bari abakozi banyu. Okay, reka tubarebere. Tukambarebere muri machine. Okay. Barumbwiye ngo abakozi ndi nande. Mihigo. Songa. Okay, ndababona. Waba uri mu ntara y'Uburengerazuba kariho bakoreye nabo? Yego niho ndi. Yego. Sawa, ni abakozi bacu. Ntugire ikibazo, mukorane neza. Sawa. Okay, murakoze kwihangana.
kandi kugira ngo ndebe ko baha amafaranga ndabona bayanyemereye buriya ndayabaha kuri mobile money. Nta kibazo. Ariko hagati aho mwambwira bimwe mu bikoresho wenda mutanga, wenda niba nta mahugurwa mutanga kugira ngo wenda umuntu yihugure, ubwo nabyo muratubwira. Ibikoresho baguha ibikoresho bagendeye kujya usanga ukoresha bitewe n'uko ushaka kwagura bizinesi yawe ku rwego ushaka kugeraho. Harimo kompiyuta zigezweho, printinga amafoto manini cyangwa bya byapa ujya byo ku mihanda nk'urugero naguha ni nka biriya, fotokopiyeze zifoto ibintu binini. Rero n'icyo wifuza bitewe n'ibikoresho ukoresha, ni ibikoresho bigezweho bakaguhuza n'aba professional basanzwe babikora abazungu, baba bifuza internship cyangwa se kwimenyereza, nabyo barabigukorera nta kibazo. Ubwo wowe uratubwira ukurikije ibyo ufite n'ibyo ukeneye, turabyandika hano tubijyane ngo tuzakubwira uzubifata. Urebye bijyanye n'akazi nkeneye, nari nkeneye mashini nini yunganira imwe muri izi ngizi mfite, nari nkeneye wenda na kamera nk'iya miliyoni n'igice, n'ibindi bikoresho wenda nzajya ngenda wenda ndaza gutegura umushinga wanjye neza, then noneho nzi kubaha mu approve. Wowe tubwire nta kibazo tuza tubikora kugira ngo duteze imbere abanyarwanda. Nzabaha n'abandi bavandimwe wenda ndaza kubahuza n'abandi bavandimwe n'abakorera. Yego nta kibazo nakoze cyane. Murakoze cyane. Buriya rero ibisigaye nawe uzajya ugenda ureba nimero bayibonye, uzajya uduhamagara ikibazo uzajya ugira icyo ari cyo cyose. Iby'amahugurwa nigeze numva ubivuga kandi tukaba twabikubwiye, amahugurwa tuzayabaha rwose ntugire ikibazo, nta nubwo ari kera. Aya umushinga wanyu uzigiye kabisa. None si Maganza cyakugerekeye ute ko mbona abaye inama? Mana we ndende ko musigaho usa n'ukuri. Wareka n'iki ko nageze mu cyaro iwacu nkasanga ubuzima ni hatari, nuko nagiye nta n'igiceri cy'icumi mfite. Ubuzima nyine nuko burakomeza, ariko nyine mfite ubukene burenze ukwemera. Yewe ihangane nyine disi twahugiye mu magambo riberwa no kukwakira nubwo tutarahisha se. Nta kibazo. Mbe nguhaye icyo kunywa? Niba hari amazi cyangwa icyayi wampa ntacyo. Reka twe kuzana kuri ka cyayi basi. Maganza ihane nta kundi uzagenda, ariko muri Imana ifite ibisubizo. Twari banze nama n'icyayi n'icyo twakora. None se ubundi wagiye ute? Papa Ganza yaragushatse ntawe atageze nano bakigushaka disi, ariko mu Maganza umugabo aragukunda n'ukuri. Iyo ndebye mbona rero udashaka kubaka. Iyo nyana y'imbwa sinkikeneye no kuyumva mu matwi yanjye. Hari icyo ntayikoreye kugira ngo indenzaho umukozi wo mu rugo. Aha. Ako di
nungutse n'indi nama usiko rero tumuva hano ugiye kuguma hano umugabo nazi ndamubwira duhamagaye papa Ganza n'undi yari yarakubuze aza gusange hano tureshaho ukuntu twabunga uso nuzahora bangara ku musozi kugeza ryari here gushaka gusanga anamubeshyira uriya mukozi wawe urizubwe n'iki kore wamuteye inda yewe wasanga ari nako bimeze ariko ntawamenya oya wowe nagera hano uzamutega amatwi agusobanurire umwumve ubone gufata umwanzuro yewe shanga mupfe kunyumva n'iki gicucu n'icyo kigoryi rebe ko nibura umwana wanjye yasubira ku ishuri ariko se ubundi nani bagiye kukubaza amakuru ya Ganza mwarajyanye cyangwa yasigaye mu rugo Ganza twarajyanye ariko ubuzima nyine ni ikibazo uzi ukuntu yabaye humuraza muzagaruka yewe ntawamenya muzagaruka ntawamenya uriya mugabo ukuntu yaragiye muri za maraya gusa ntawamenya ibitekerezo bye ni byinshi Vipi man? Sasa man, amakuru. Fresh long time man. Ndabona umeze neza. Fresh neza nta kibazo. Ndi gushaka ko rero umfashe wallahi umpretingira kano kantu. Ayo mafoto. Ayo mafoto ane. Ay. Man. Abajama bazanye man. Right.